wenda amarangamutima, abanyamakuru icyo bashaka kugeraho, hari igihe bakubaza ikintu kugira ngo ugire icyo usubiza bo bashaka content. So rero Miki njyewe nk'umuntu umuzi afite ubwenge, ikindi ni imirimbanyi, ni umuntu nyine w'umurwanashyaka ku buryo nta kintu kimwe bavuga ko atakora ngo abure kugishobora. So rero nkanjye nk'umuntu wahozeyo kubera we, ndacyanariyo n'ubundi kubera we. So ubuzima bwose ari kubamo, ibyishimo byose afite aka kanya n'ibyo azagira, nzaba mpari kugira ngo byiyongere kurushaho. Wenda ntabwo nzaba ndi mu mwanya mwambonagamo, mukomeze mumurebe ku giti cye, mumukunde. Yafashe inshingano nshyashya, nanjye nafashe inshingano nshyashya, ariko n'ubundi umugambi n'umwe, ni ukuzamura industry nyarwanda tukayigeza ku rundi rwego akanya itarageraho. So abantu bari banyumvishe nabi, abantu bari banyumvishe bamvuga utuntu duto dukasakazi two kugira ngo ibintu wenda bivugweho, bitrendinge, abanyamakuru nabo bagira ikintu babona. Nabizi kubaho biragoye, hari igihe bisaba yuko creating ibintu kugira ngo ubuzima bukomeze. Njyewe Miki ndamukunda ku giti cyanjye, kandi nawe mpamya ko ashobora kuba atanyanga, wenda ari amarangamutima yatumye avuga biriya. Njyewe ku giti cyanjye ikindi kintu wenda yavuze ntashyizeho umucyo, muranyihanganira nyivugeho, ntabwo ndi bugitindeho, n'akantu gatoya. Hari ukuntu yavuze wenda nabyo ashobora kuba yaracitswe, ngo najyaga amubwira ngo wambare utuntu tugufiya kugira ngo ibintu bigende neza. Ntabwo ariko byagenze, ahubwo biriya wenda n'ibyo bamubashijeho kugira ngo abivugeho. Ntabwo wenda tuba tuzi ukuri kwihishe inyuma ya kamera n'itangazamakuru, ariko Miki n'ubundi umwenda yambaraga ni umwenda yabaga akunze kandi umubereye. Ntabwo ibyo kwambara ibintu byo murabizi, iyo udashaka ikintu uragihakana, kandi n'umuntu ashobora no kugushuka kugira ngo uvuge ikintu kandi wari mu nyungu ze atari no mu nyungu zawe. Miki ni umwana mwiza, ntabwo ari Miki wavuze biriya, ahubwo ni ibintu byabaye ngombwa yuko avugaho bitewe wenda na pressure n'ibindi bintu. Ibyo kuba ndipinira ishaje byo ni akajoke. So ni akantu yavuzeho kugira ngo show iryohe, kuko ipine ryo ntabwo rijya risaza. Igihe cyose ritari kunyerera ngo unanirwe kugenda riba rikiri ipine. So ni akabrage, ntimugatindeho, ni akantu gasanzwe kandi ntimugafate nk'ikintu kinini, kuko Miki ntabwo ari umuntu muri kurya mvuga ikintu kibi gutyo, ahubwo ni akabrage yari ateye kugira ngo ibintu bigende neza. So Miki ngenda gukunda, tera imbere, kandi ubona ni bimwe mu bintu wifuzaga. Ibyo wambwiye wifuza kugeraho, nakoze ibyo nari nshoboye, ntabwo nakoze byose. Wenda hari inzozi, hari ubundi buzima twaplaninze wenda twari kuzageranaho, ariko kubera impamvu n'umugambi wenda runaka ntabwo bibashije gukunda. Ariko ndagushyigikiye ku buryo nimbona no gutana ujya ku ruhande nzaba mpari, nzakubwira uburyo uzagarukamo kandi ntugire ikibazo. Ngende kumwe nawe, nubwo dushobora kuba utari kuvugana nanjye aka kanya, ariko njye ndagukunda mani, ndagukunda kuko uri inyangamugayo, kandi aho wahoze nta wahagiye. Ndacyahari mu buryo wenda buri spirituel, uburyo bw'akazi, uburyo bw'iterambere ryawe. Tera imbere, kandi nitunahura nzabikubwira, nitubona akanya, niba ngombwa yuko habaho ibiganiro hagati yanjye nawe nzitaba, kandi ukomeze ubupfura bwawe, ukomeze kuba intwari, kandi uharanire kugira iterambere rirenze iryo ufite, kuko ndabizi kuri intwari kabisa. So rero ku bantu batari babisobanukiwe, mbishyizeho umucyo, Miki ndamukunda, kandi nawe mpamya ko atanyanga. Iterambere mwifuriza rigereho, akomeze aringe kuho yarageze. Mukomeze muturebe muri filime zacu, kuri platform yanjye hacaho filime za buri munsi kandi nziza. Kuri platform ya Miki hacaho filime nziza cyane, reka mbabwire ngo ni cyane. So ndayireba, inshuti zanjye zirayireba, ndanayisharinga, namwe mwisharinge, mutere like, mutere na comment. So rero ku bantu abatazi imbuga zacu dukoresha, searching Regis murambona, searching Miki TV show cyangwa Miki Mukobwa Jana. So dukunde, natwe turabakunda, ibintu byose mwumvishe munabyirengagize, nta bana badashwana
kandi ikintu basabye Miki mube hafi aho abakenera mukomeze muhabe. So nanjye ndahari ku bwanjye kandi nzanakomeza mpabe, ndabakunda umunsi ku wundi muradukurikirana mudutera inkunga, iyo bitaza kuba mwebwe ntabwo kuba tukiri aha ngaha. So imyaka irenga ingahe tumaranye, amezi angahe tumaranye na Miki, mukomeze mubane natwe kandi mugire ute muhabe, mudushyigikire, abo hanze turabakunda, murahaba nubwo tudahura wenda nk'abavandimwe